Gahunda ya Smart Classroom Minisiteri y'Uburezi iyisobanura nk'igamije guteza imbere ireme ry'uburezi binyuze mu ikoranabuhanga. Ni gahunda ikigo cy'uburezi REB gisaba amashuri yose gushyira mu bikorwa kugira ngo nibura buri shuri rigire ibyumba bibiri aho buri kimwe kiba mu mudasobwa 50 ibyiswe 2 Smart Classrooms. Gusa hari abanyeshuri binubira uko iyi gahunda ishyirwa mu bikorwa. Imashini ni itegeko kuzifata, utayifashe nubwo wakiga mu Rwanda kuko urumva ni system bakizeho nshyashya. Kaya system umwaka ushize bari bazikizabo bakuzugana tugura amakayi tukaza n'amakayi tuzanya, ariko ubu ngubu kuvuga ngo batugurishije amakayi baduhaye n'imashini ako kanya. Urumva ni cyazo kidukomereye. Umuntu utaguze imashini urumva ari muri risk yo kutiga neza nk'abandi kuko u Rwanda muri system yo kwigisha ku mashini. Umubyeyi wa depanche amafaranga yagura amakayi cyangwa kundi mwana ufite imashini akaba agiye umwana agiye gutunga mashini ebyiri, urumva ni ikibazo gikomeye. Ababyeyi nabo kubyemera biraza kugorana. Nje ntacyo narenzaho uko n'amategeko batuzaniye kandi uko leta y'u Rwanda ashaka ko twigira ku mashini ubwo nuko tuzabigenza tukagera ku mashini tukanayishura nkuko byanditswe ngo nushavuga ngo utazayishura afite consequence yo kutabona diplome cyangwa se bulletin isohoke, sinzi ko bazabigenza. Afise ikibazo kuri zino mashini za Positivo kubera hari bamwe twishyurirwa na HCR. Sasa bikaba ari ikibazo kandi batubwiye ngo ni obligation kuzifata. Ikibazo niko gihari, ikibazo nuko nta buryo dufise zo kwizishura kuko biba bigoye uwishyurwa na HCR kandi HCR bikaba atabyize. Twasaba ubuvugizi yuko mu bitubwiramo ubuvugizi. Leta iteganya ko ababyeyi ari bo bishyura mudasobwa, bivuze ko banakagize uruhare rutaziguye mu kwakiriza mudasobwa. Ariko aho umunyamakuru wa Radio na TV10 yasuye yasanze abanyeshuri ari bo bazakira nyuma bagashyira ababyeyi impapuro z'amasezerano, ndetse bamwe mu banyeshuri beruye ko hari n'ababyeyi batarasobanurirwa gahunda ya Smart Classroom. Ikiyongera kuri ibi, hari n'abarimu batarumva impamvu basabwa kugura cyangwa kugurizwa izindi mudasobwa. Igihombo cyo ku ruhande rumwe gishobora kuhaba ko nk'umuntu asanzwe afite mashine, Minisiteri cyangwa leta iti mufata izindi mashine, birimo biragorana cyane cyane ko hari abantu benshi batari babyumva. Kugeza uyu munsi kujya mumvisha umuntu ko arafata mashine ya kabiri cyangwa ya gatatu yarasanzwe afite ebyiri, birimo biratugora kubyakira. Ariko noneho twabona ari cyo kigezweho kandi tusabwa gukora kugira ngo uburezi dushaka gutanga bugende neza, umuntu akabikora, ariko ubona harimo uburyo bwo kutabyumva neza. Ubuyobozi bw'ishuri twasanzeho iyi gahunda bugaragaza ko nta yandi mahitamo uretse kugura mudasobwa yagenewe gukoreshwa muri gahunda ya Smart Classroom. Ni ukuvuga iyo boroheje bakageza ku 13,000 mu kwezi kugira ngo iyo mashini iboneke, numva baba barakorohereje bihagije rwose, nta kindi wabasaba. Izisanzwe nazo birashoboka bazishyiramo izo porogaramu, ariko izo porogaramu zirahenze ku buryo utabishobora. Iyo uzanye computer yindi itari Positivo baguca 350 bya porogaramu gusa, nta pare irimo. Noneho rero ugasanga bidakunda kuko ziriya mashini zirimo porogaramu, zirimo ibitabo bita library ushobora gukonsulta, mwarimu abayifite mugakoresponda n'ibindi byajyamo. Ariko urumva kugura pareyi ukongeraho 350, ibyiza yenda nuko wagurisha iyo wari usanganywe niba uyifite, noneho ukaguririya kuko irimo porogaramu zose. Nyamara ibivugwa n'uyu muyobozi bihabanye nuko ikigo REB kibisobanura, kuko porogaramu avuga ko ihenze, iki kigo kizeza ko izatangirwa ubuntu. Ikigo REB kandi kivuga ko ntawe ukwiriye guhatirwa kugura mudasobwa yaba umwarimu cyangwa umunyeshuri. Ariko ntabwo ari itegeko ubu ngubu kuko tuzi ubushobozi bw'abantu ko bungana, kandi navuze ko bigenda n'inzira, ni buhoro buhoro uko ubushobozi bugenda buboneka. Byaba byiza n'umwana yifite mudasobwa ye nibyo, kuko iyo atashye akomeza kurikirana ya masomo, ashobora gukora bwa bushakashatsi cyangwa se nk'imikoro yo mu rugo baba babahaye akaba yabikora agiye mu rugo nta kibazo. Ariko ntabwo ari itegeko, ntabwo biba itegeko kubera tubizi ko ubushobozi iyo budahari. Afite ubushobozi ni byiza, ntabwo twabyanga, nta n'uwabyanga. Ariko wa wundi udafite ubushobozi ntabwo byagombye kumubera imbogamizi ngo yumve ko adashobora kwiga ngo kubera ko atashoboye kugura ya mudasobwa. Ibyo ni kimwe n'umwarimu.
umwarimu nawe niba hari iyo asanzwe afite nta mpamvu y'uko agura iyindi, ashobora gukoresha iyo ngiyo afite. Niba atanayifite bamufasha ku ishuri akaba yashobora nawe kujya muri cya cyumba akajya gutegura ya masomo ye akaba yabikora. Hari amashuri asaba buri mwarimu na buri munyeshuri kugura mudasobwa bitarenze intangiriro z'umwaka w'amashuri 2017, asobanura ko bibategura kuzazikoresha mu bizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri 2018. Nyamara ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB ntikiragena umwaka ibi bizatangiriraho, kuko ngo ubushobozi buke bukizitiye amwe mu mashuri, aho ngo hari atarabona ibyumba byo gushyiramo mudasobwa ndetse n'adafite umuriro w'amashanyarazi.